harya nakakobwa kavuka ibyabanje mu nshinzi karandashenye reka shange sinanakasamira akanyama katapima niro urashaka biki subundi wamuzi biki kuki ndi hano buriya navukiye amezi 7 ntago waza unkuraho ubwanga tukubonye ngo nanjye nguhereze nta kibazo wagize mu nimero z'umupolisi wawe LAN 038 umusore yamfashe ku ngufu ko nzi neza yuko yagusaba utari kumwe ntabyo yakoze nuko nshaka ko tumubeshyera gatwiyereke Teta noneho uyu munsi wambaye neza ubundi ni slay bavuze wagira ngo uri Beyonce umva rero wa mukobwa nibwire ko kwa nasese nawe kijyagiye biga uburenganzira bwo kuza umvugisha gutya sindi inshuti yawe amusaza wamubwira ko burya nasekaga kugira ngo nibagizaga niko kuramo umunonge bitwenge byanyu bitwa n'amara neza umunsi mburamambo umunsi wose nkubwira neza uzabyuka upfuka musenge cyangwa ushake padiri aguha isakaramento ubushuti ufitanye na kanyana butuma atanyikoza uzabuzira wanshinze Muri kireke yaho dufite ijoro ryose be ntabwo ndekeye aho kabisa ndakubwiye ko ndi burareze ndayisoma mu maso hawe wambaye filime babe aho ugiye buri ubuhanga warabikarabye wakamenya ko ngiye kugenda uzi ikintu kimwe wihariye ni ikizi ugira isuku nawe bwa mbere njya gukora ibi ni ku mukobwa duheruka gukundana nubwo nigeze ngezeyo umunwa mwarabura igihe kingana iki amezi 5 ariko wumve ngo bwari bwa mbere like nagiye kubigerageza ndi umukobwa kandi bikoreye wa kabiri be no way yo nukuntu umvisha uwo muhanga umushoramari witwa Nsengiyumva uramuzi Nsengiyumva
kumbaza ko ni nko kumbaza niba padiri ari umuga gaturika uwo muntu ari umuntu utamuzi muri uru Rwanda kubera iki ubushize nabuze kanya nijoro ryose hanyuma mu gitondo imodoka yamutahanye mwabwiwe n'iki se ko yansengeye yumva plaque nimero za plaque shari imbaruko bimeze murakize pe wimbwira iby'ubutunzi kuri murumuna wanjye abagabo simbakunda ariko se abagabo bakugize iki uzirongora cyangwa murumuna wawe uriya azirongora ko ukiri umukobwa mutoya abagabo bakugize iki nzakwizera ngo ubise amabanga yanjye shakanye ntubwire ko kubanje no kumva ishaka ubona ukuntu mbwira niba ari ibyubaka cyangwa se mba atari ibyubaka amuntu w'ibirenge byanzanye yari bishatse sunuganye kwa bibago ariko iyo mishiya ni ikibote siki uzi ko ari agashyano ngo ningakuruka ukuntu kambwiye nabi ubundi si ubwo ntabwo wabyumvaga ko yambwiriye nabi hano ku muryango ndakakubura rero nari nsigaranye ntabyo nigeze numva pe nari nsinziriye nanjye sinzi kuvuga ubusa butarimo inyungu mbwira ahubwo wampamagariye iki shaka ko tunoza umugambi nshaka ko ari amafaranga tuyarya kanya intambwe igihumbi zitangizwa n'imwe fata telefone yamwandikire mesaje ibindi byose biraza kwikora umwandikire ngukize urya yitwa gisaba gisa ndagira ngo umumenyeshe yuko rya joro wandaranye wamfashe ku ngufu komeza ubu ngubu nanze kubikubwira ntaripimisha ubu mfite impapuro zo kwa muganga kandi nshaka kukujyana mu nkiko ko wabanje no kundoga ibyo ko ari ibyaha bikomeye amafaranga akomeye ayakizwa n'ibyaha bikomeye cyangwa se bagiye bazirika ikinyarwanda zabo yayizituye ryari se ko iba ari ibinyoma wanjijeyo n'ushaka ayo mafaranga ugomba kubanza kumenya yuko ibingibi turimo kuvuga ari ukuri hato utazivamo arimo no kukurikodinga mbere y'uko ubimwemeza ugomba kubanza kubyemera wowe ubwawe ubutumwa bwawe bwose nabubonye teta nabonye ibigwi byawe igisigaye ni ukumbwira ukuntu abantu bose bapfuye nkora muri morgue se ku buryo amenya impamvu zose z'impfu z'abantu bose kuki wongeye kwisaza uretse kwirushya mu bwonko kubera ibikoko barekera kwirushya nirushya ibiki ugomba kumbwira ukuri kw'ibi bintu ushaka ukuri iki se ukuri kose ntako mfite rero sibyo uzi umuntu watumye nkwibazaho cyane Mustafa yapfuye rufuti Mustafa nabonyeho hano ni Mustafa nzi burya nawe utikunda koko uribuka nkubaza ibyo imodoka yakuzanye ukuntu wansubije ndagusubiza nkawe ntabyo nzi kandi nongere kumbaza ubusa
wambazaga wanzanye kugira ngo nawe uzamwivugane. Ese teta wabaye mwicanyi kuva ryari? Allo? Bitekanyana, umeze neza? Urinde wowe umbaza ko umeze neza? Niyamye abagabo b'indaya bampamagara ntabazi. Kanyana ntabwo ndi indaya, nta nubwo nje kugutereta, ahubwo ngufitiye amakuru. Amakuru? Kwanza wowe witwa nde? Si ngombwa kumenya izina ryanjye. Ntago kupa rero? Kanya, teta ntabwo umuvukana. Wirinde cyane. Allo? Allo? Hello? Ndaho mukomere amakuru yanyu. Ndahari ariko rwose. Hi. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ndi bize. Mwiza kuvugisha ntusubize. Ndi bize. Bafite. Bite. Nibyiza. Ukamujambye ndi umusaza wawe. Sanze udari ibitekerezo biri kuri biti. Icya mbere teta yanshinzeho. Icya kabiri. Oya buretse. Icya kabiri. Teta yagushinzeho gute ko ejo mundi twasekaga? Yambwiraga ko yibagizaga kubura murumuna we Kanyana. Kandi nawe yakuntumyeho. Akuntumyeho iki? Sinjya mvuga ubusa rwose butunguka azabikwibwirira. Kandi yatwiyamye ngo ntabwo turi inshuti ze. Ako kari agakobwa kibonyemo iki? Ariko sha reka nzakagiye i Rwanda. Dore ko gasuzuguro kako kose katazashira. Nibinarimba nzagafotore maze nzakereka isi yose. Uzafotora neza. Wazakaretse se ko ntangize yigeze. Ngambwira kabiri. Nibisanzwe. Namuye igisponsa. Ariko mafi. Ku mugani wa teta ntukabone twererwa dushinya kugira ngo nshimishwe no kubona abagabo bagusimbona n'abapezi ibiro. Ajya ugira ibanga. Hano ugira unacika wavuze n'ibara ry'ikariso wambaye. Ikariso se si ibisanzwe. Aho tuzigura mu isoko se buri wese nabo yazibonye. Ntukabinjajwe ariko. Tugira ibanga. Ejo nubwo ndi musaza wawe. Hari n'utabari ngombwa kumbwira amafi. Ugomba kugira ubuzima bwawe bwite.
Okay, ntegereje ko amamagana ubwo nanjye ibyambwira ntabyo nanjye ndi bukubwire. Kashuka bite? Sawa boss. Ngaho icara hariya aho nkureba neza. Shaka uhita nsubiye mu bitaro. Boss, yari gahunda y'ibihe hari ibintu nari ndimo kandi urabizi akazi wari waranshinze. Shaka kubaza ibintu bibiri. Ukeneye akazi cyangwa ngahereza undi? Boss, akazi ndagakeneye kandi nkarimo cyane. Cyane ko mbere yuko nzanga boss nagutelefone twavuganye nkubwira ko mfite igitekerezo kandi cyiza cyane. Urambwira. Boss, umwana n'umugore ntabwo ndababona. Ako mfite igitekerezo cy'ukuntu ngomba kubona kari agakobwa kandi byihuse. Noneho ndumva uri kuvuga ibintu bizima bitarimo ubugoryi bwinshi. Ngaho mbwira operation twayikora gute? Boss, nkuko mwari mwabinshinze mwankiza ibintu mu ntoki, icyo ndivuga sa ni igihe gitoya gusa. Ibyo bintu ndaza kubyikora ngiye ku giti cyanjye. Ariko ushaze igihe kigari cyumbwira ibyo bintu byose. Buri munsi n'igihe. Wowe ukora muri meteo. Urazana iby'igihe wari umuhinzi. Boss, ariko mwirakara uko hajemo ibibazo ariko urabizi igihe ukuntu wemeze nkuko ndi kubikubwira ariko boss ngenda gusezeranya ko iminsi mike cyane ndewe nkurangirije gahunda fere ndabanyishyiza ku isahani. Tuzi n'ikindi ngiye kugushakira umusheri w'ikizungereza. Umva umwe muzajya mugenda mu bandi buri wese akavuga ati shagenda metisi warihaye. Ariko mafi we nta kindi ubutekereza. Ni abagabo, ni abasheri. Kandi uragashinze cyaho. Bro, ndi serious. Nta mukobwa uzashaka ntabanje kumenya neza. Mba bimeze neza mu gitanda no mu nzira. Yaba ndi serious uranzi. Erega wari umutamiro nta kibazo. Karabatangana nkaho uko biri kose. Ushaka kungana nkawe se? Ndotaho gato byibuze ariko umusore kamwe mwe umutamiro. Ukazajya umuterura gute? Kandi uragashingishaho. Ujye umbabarira ko. Uzanyakire rwose meti. Nawita mukomera. Nanjye si. Ariko buri wese ugahitamo ko yifata. Inyarwanda ziri hanze aha ntabwo zadukundira twese. Keretse twihaye Imana kandi hari abatabyemereye. Nanjye ndimo. Sinumvise ko bemera amasipi gusara. Ariko wandangara ndi wagirwa. Uzi ko nshobora kuba nabonye akazi kandi gashaka kudaha amafaranga menshi shaka. Kagirimu. Natwe se tugiye gukira. Nzajye nishongora kuri yanshinze mu tatamwira ko tutari ku rwego rumwe. Ahubwo mbwira ni mu biro se ni mu ruganda. Nini nako gutwara mu boss. Afite imodoka nziza se. Ibyo byose nagafite zimwe bita abana muraseka iki. Nta boss utwara kugira imodoka mbi. Ntago nyizi. Ariko uko biri kose ni imodoka nziza. Ese tamwe twari ziciritse nuzi ko bazitinyira buheri. Bara ntabwo bakenera gutwarwa rwose. Bivuze yuko igihe uzaba utakoze uzajya intwara kureba ibigabo byanjye. Ariko mvuga ikintu yisubura ukavuga amafi. Uzi ko umaze kugiye kumbwira ibintu byo guzasubira mu ishuri ukajya kwiga nk'abandi bana. Ariko we ntabasheri, ntabagabo, ibiki. Ziriya mbwa zo kagaburirwa ibisiga. Niyo bakwishe mu mutwe waguha amafaranga utavunitse. Nubagaburira ibisiga se njye nzakugaburira iki? Ubwo ntabwo uzandya. Cyangwa wibagiye ko igikoma unywa mu gitondo umaze guterura ibyuma ari njye wagikuze. Reka nanjye nkuruhure rero. Hato utazakuramo akabwa kiruka. Ntabwo uzi uburyo ki kari akazi mbakorera akaba kanjije. Njye nzi guhitamo ntabwo ndingana.
ntabwo ndi umwana wo gukura akabwa kirukanka mu bagabo ushaka kugaburira ibisiga. Mafi nkeneye kurekeraho rwose. Kanya rwose nawe uzagira ukura amarira yawe ndayarambiwe rwose. Kanya sinizera ko urupapuro rwo rukiri kukuriza. Kabaye iki Kanya? Kanya menye umuntu wakubabaje. Ni ukuri kw'Imana namwira yivuga agasigara ivumbi. Kanya wagize ikibazo ki? Anzi iki ibipupe buri gihe ubara niyo wababaye. Nzarujugunya rwose. Ndajugunya iki teta? Harya ngo ni agasore mwahuye mukiri batoya. Ndamuka mbuze Chris wacu. Niba cyitwa. Musikanya wabaye iki? Ngira ikintu cyose umwana niteguye kucyumva. Kanya baguteye inda. Teta. Ndakuzigera unyaga. Ndahira ku mutima wanjye no kuri Chris wanjye ko cyaba cyose tuzakomeza kuba turi abavandimwe. Kanya wabaye iki? Teta ndagukunda subizi. Kanya bakwanduje sida. Kanya mbwira icyo wabaye. Uribuka ukuntu mama yajyaga ndaza hanze ngo nuko nanyayo ku buriri. Byibuka byose bihuriye hehe nuko umeze uko nguko? Uribuka ukuntu wikaga mu ishuri ryiza mama akanjyana muri bingo nuko ndi umuswa. Asiki Kanya amatiku yawe nayo ndayarambiwe. Niba udakeneye kumbwira bireke ndaza kubyivumburira. Teta mbwira ko ikintu cyose tuzakoma turi abavandimwe. Ariko mbabarira uhinduke. Mpinduka ibiki? Nzahinduka ari uko maze kwihorera. Maze kwimura ku bagabo bose. Ari uko nshize agahinda. Maze guhorera mama. Ahubwo nawe nzibeshye ngo utangiye gukundana nabo. Uzambura. Mwana uko wakwihorera kose nta kintu bimbwiye. Ariko ubwira ko ubuvandimwe bwanjye nawe utazigera wakagera tutabisezeranye. Nanjye ndagukunda. Ndazabona n'umuvandimwe wawe. Umva naramurebye. Ntazigera kumusaza avuga ati cyakora kundesha. Ko nawe uyu munsi ni black and white. Wakabije nawe. Kabishwe nawe yarandeba gusa. Ngeze nako.
Teta. Mbabarire kare nakurakaje. Ariko nyine nanjye ni ibintu byinshi biba byanyivangiye mu mutwe. Humura, nanjye urabizi ndagukunda. Ariko nugira ikibazo basi ujye umbwira, sibyo? Umuvandimwe azatwiguye igisubizo cy'ibibazo. Bakuze ukuntu urabi imbabaza. Iyo ubabaye nanjye mba numva nenda gusandara. Ntago nzongera basi, sibyo? Ariko wowe uranyibukije. Reka njye kuzana isukari. Ngireka kandi kunywa ariko konyine kandi ubundi mubwire icyandizaga. Sibyo? Ntabwo ndi butinda. Wakoze kuzana ka cyayi. Sawa. Kanyana nibagiye kumutuma isambusa. Nukuntu ari nzi kumbuye. Kanyana! Kanya! Kanya, ibyo nakubwiye byose nizere ko wabyumvishe neza kandi bifitiye gihamya ukuntu ukuri kutavanze ikinyoma. Igihe nikidukundira kizaduha akanya ngo amashira kinyoma. Oui. Mbwira nta kibazo mbwira. Nta kibazo nari nkiri mu rugo ariko ngiye kugendaho gatoya. Twavugana. Ngo? Oya. Hogoze yahinduriwe amazina. Nisugu imyirondoro turekure kweri. Okay, nta kibazo mwebwe nimukomeze. Nimukomeze. Gusa wongere kumpamagara umbwira ko uwo mukobwa wamubonye nkuko twabivuganye. Sibyo? Umva ikindi nshaka kubwira. Mwihangane ukoresha uko ushoboye kose. Abahungu ntibamubone mu maso. Ikindi kandi operation muyikore neza ku buryo ntagire n'agakomere na kamwe arabafite. Ntabwo byumva se. Ngenda shaka umuntu muzima ntago nshaka umuntu ukomeretse. Yes. Oya nta kibazo ibindi byose ndabyitaho ntugire ikibazo kabisa. Sawa nacyo ya.